bakunzi bacu ba YouTube TV nongeye kubasuzuma muri kumwe nanjye Dusanzwe Alex n'umunsi nkaba naje kuri YouTube TV tugiye kurebera hamwe ku ndwara yitwa Gonorrhea. Iki ni igice cya kabiri mu ruhererekane ngiye kubakorera rw'indwara zibandura mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi rero kuri Gonorrhea turaza kureba icyitera cyangwa Gonorrhea mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni icyo twita umutezi. Turaza kurebera hamwe se umutezi uterwa n'iki, ibihe bimenyetso umuntu urwaye cyangwa umuntu urwaye agira, ni gute yandurira hagati y'abantu. Tuza kurebera hamwe ingaruka biza gutera ku muntu mu bagore no mu bana cyangwa mu bantu bakuru mu gihe atayivuje neza. Tuze kureba kwa muganga se gute bavura. Tuze kurangiza turebera hamwe inama ibintu twakora kugira ngo twirinde kurwara iyo ndwara ya Gonorrhea cyangwa umutezi. Ubundi ushobora se umutezi uterwa n'iki? Ubundi umutezi uterwa n'akaremangingo cyangwa agakoko katagaragarishwa amaso ariko twita Neza Gonorrhea. Ako karemangingo kaba gaturuka mu muntu urwaye akagashyira mu wundi utawurwaye binyuze mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Imibonano mpuzabitsina idakingiye ishobora kuba ariyo twita oral sex cyangwa anal sex cyangwa mu Kinyarwanda imibonano mpuzabitsina yo mu kanwa cyangwa no mu kibuno. Iyo yose biragendeka iyo ako karemangingo cyangwa agakoko karagenda kakatera ibibazo habe mu muhogo mo imbere cyangwa twita muri oropharynx kakatera ibibazo, no mu kibuno mo imbere kakatera ibibazo cyangwa muri rectum cyangwa no mu gitsina uri umugabo cyangwa umugore kakagenda kagateramo ibibazo. Ibimenyetso rero akenshi umugabo akunda kugaragaza harimo kunyara, ubabara cyane umugabo rwose yagiye kwihagarika kuko hari akaba karagiye kagateramo ibibazo muri mu muyoboro w'inkari gateza ibibazo, unyara ubabara, bijya kunyara urababara pe. Icyo ngicyo gishobora kuba ari ikintu gishobora kwereka ko ushobora kuba ufite umutezi. Igihe hariho no kuba mu gitsina cyawe hariho hasohokamo ibintu bidasanzwe, hakiyongeraho n'uko ushobora kuba uri warabyimbye amabya cyangwa waba ukora ku tuntu tubika intanga hejuru ukumva urababara, cyangwa ugakora ku mubiri ukumva urababara cyangwa ukaba yabyimbye. Ibyo ni ibintu bishobora kwereka ko wa mugabo we cyangwa wa musore we ushobora kurwara umutezi. Noneho ku bagore bo ntabwo bakunda kugaragara cyane, ariko iyo ku mugore byagaragaye akunda gusohoka kuba afite uruntu rw'ururenda rudasanzwe mu gitsina. Iyo dufashe icyuma cyitwa spectrum cyane ababyeyi cyangwa abagore barakizi bagiye kwa muganga bakareba mu gitsina mo imbere basanga muri nyababyeyi ho hari guturukamo ibyo bintu bimeze by'ururinda rubi bidasanzwe. Rimwe na rimwe hari igihe ugenda ukareba no kuri terisi cyangwa kuri nyababyeyi ugasanga haratukuye, ariko ibyo ngibyo bikunda kubaho gake cyane. Ikindi cyongeraho nk'umwana cyangwa ku ruhinja, cyane uruhinja rwavutse ku mubyeyi utarivuje neza iyo ndwara ya Gonorrhea cyangwa umutezi, akunda kugira ibimenyetso ubona mu maso ye ugasanga hari ibintu bidasanzwe mu maso. Ku mwana ukivuka ibyo bintu urabibona. Ingaruka zayo ku bagore, ingaruka za Gonorrhea cyangwa umutezi ku mugore utarivuje neza harimo indwara twita PID. PID ni indwara ikunda kurwara abagore, igenda igafata ikangiza ibice by'amabya muri base igateramo ibibazo cyane, ariho haturukamo indwara nyinshi cyane ariko iz'ingenzi indwara zikunda guteza ibibazo cyane akaba arimo iyo twita ectopic pregnancy. Umugore utarivurije Gonorrhea neza cyangwa umutezi ashobora kugira ibyago byo kuba yatwitira inyuma y'umura, cyangwa ikindi kintu gishobora kwiyongeraho ashobora no kubura urubyaro. Ku mugabo nawe nk'uko twabonye ko igenda igateza ibibazo ku mabya cyangwa kuri twa turemangingo ndetse no ku muyoboro usohora inkari, naho bishobora kuba yaviramo ibyago by'iki byo kutabyara. Noneho ku mwana wavutse afite iyo Gonorrhea ibimenyetso byo mu maso, ikibazo gishobora guturukaho ashobora kugira ikibazo cy'ubuhumyi. Umwana wawe w'uruhinja wabyaye w'amezi 9 ugasanga yagize ikibazo cy'ubuhumyi, ariko ababyeyi bagira ngo nimba wazanye ibintu bidasanzwe mu gitsina utwite ihutire kujya kwa muganga barebe ko udafite uburwayi indwara zimwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi gishobora kwiyongeraho rimwe na rimwe ari complication ishobora kubaho ariko ni gake cyane. Gonorrhea cyangwa umutezi kuremangingo gatera nako ako gakoko gatera umutezi gashobora kujya mu maraso kagakwirakwira mu mubiri, harimo na rimwe ugasanga ku ruhu kateje ibibazo
bajya ku ruhu rwawe bakora akantu bagapima bagasanga harimo umutezi. Ishobora no gukwirakwira ikagenda ikajya hagati y'ingingo ugasanga hateyemo ibibazo, nk'umuntu mukuru akagira ngo arwaye rubagimpande cyangwa arwaye za gute ku bantu bakuze, akagira ngo mu by'ukuri yarwaye za gute kandi arwaye ari Gonorrhea, ariko ukagezemo kugateramo ibibazo ukagira ibimenyetso nk'ibyo abantu barwaye za rubagimpande cyangwa za arthritis. Rero kwa muganga, iyo ugiye kwa muganga bakamupima bagasanga urwaye Gonorrhea cyangwa umutezi, ikintu bagukorera hari imiti baguha. Rero turangiza navuga ko turi burebere hamwe ikintu twakora kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'indwara, cyane cyane reka tuba tuvuga ikintu ugomba gukora cya mbere. Nimba uyirwaye ugomba kujya kwa muganga ukayivuza neza. Nimba bigukundiye ni byiza cyane yuko ujyana n'umuntu mwakoranye imibonano mpuzabitsina mukajyana kwa muganga nawe bakamuvura neza, kuko ni urugero nimba wowe ugiye ukivuza wa wundi atarivuje, uragenda akongera akakwanduza mugahora muri iyo serikire yo kurwara ujya kwa muganga, cyane cyane nk'awo mugabo nimba ugera ukabara ukajya kwa muganga bakagenda bagasanga ko urwaye iyo ndwara ya Gonorrhea cyangwa umutezi, ni byiza by'uko wihutira kubwira umugore wawe muryamana cyangwa mwaryamanye, ukagenda kwa muganga mukivuza mwese, kuko nk'uko twabonye ko umugore ntabwo akunda kugaragaza ibimenyetso cyane, kuko bizashize kinini cyane mu gihe umugabo we mu gihe cy'icyumweru ashobora gutangira kugaragaza ibimenyetso ari byo kunyara babara. Ikindi nimba umwana wawe ikindi kintu ugomba kwirinda ni ukwirinda kuryamana n'abantu benshi. Ugomba kwirinda kuryamana n'abantu benshi cyane ugashaka umuntu umwe. Nimba kwifata byarakunaniye ugafata umuntu umwe mukajyana kwa muganga bakabasuzuma, bakareba ko mutarwaye za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hakiyongeraho bigaragara na sida, kuko na sida nayo yica muri ubwo buryo bwo kuryamana bw'imibonano mpuzabitsina. Ikindi nakagombye ko nababwiye mbere, mugomba gukoresha agakingirizo mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Murakoze cyane.